Ya reka ngusuhuze wowe ubana natwe uyu munsi mwifurize umugisha w'Imana, gwifuriza amahoro, amahirwe atuwe kuri Nyagasani umwami Imana rero ikugire neza kandi Imana ikwiteho, ndetse ikiganza cy'Imana cyuzure ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi wa none ngarutse ndi kumwe n'umukozi w'Imana Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda, ariko nyuma kamera muri kumwe na Pasteur Shimiye cyangwa se ngita Reverend Pasteur Shimiye. Ntacyo bitwaye, Uwiteka Imana aguhe umugisha. Robert, yego, umeze neza? ndamahoro, Umeze ute? ndashima Imana Nyagasani aracyakurinze cyane. Iminsi n'ibihe urabibona uti? Ni ibisanzwe nyine, buri munsi ugira uwawe, buri munsi ugira uwabyo, ugira ibyawo. Ariko n'ubundi umunsi ugira ibyawo, kuko uyu munsi umuntu ashobora kuba ari muzima, ejo ukabyuka mu gitondo ameze nabi. Ariko byo byose bituruka ku munsi n'ibihe uko Imana iba yabigennye. Hanyuma nk'umunyamakuru ukaba umusesenguzi, hari ikiganiro cyangwa tuze kugirana cyangwa se ngubaze ikibazo kimwe, uko wakinsubiza kose ni wowe uraza kumenya kugisubiza. Nagiye ku mbuga nkoranyambaga mbona ibintu biri kuhabera, nifata ku myanya ndangakumiro, nifata mu maso, nanjye no gutekereza ibintu bikomeye. Nabonye iki? Nabonye ibintu bibiri, ariko mu yandi magambo mbona biri gufata undi ntera cyangwa se undi mwuka utari mwiza. Ariko nk'umusesenguzi cyangwa se nk'umunyamakuru ndashaka uze kumbwira uko wowe wabyakiriye. Ibyo bintu ni ibihe? Ibyo bintu nagize gutya mbona pasiteri, bamwe nubwo batamwita ngo ni pasiteri cyangwa se ngo ningirwa pasiteri, bo niko bamwita, banyihangane kuko nkoresheje amagambo, ariko njyewe kamwite pasiteri. Pasiteri Claude yatakanywa n'umugabo witwa Bosco. Bosco si pasiteri, Bosco si umukristo, ni influencer, si n'umunyamakuru, ni umu influencer. Siko biri? Hanyuma hazamo n'ikindi kibazo cyo kuza kwataka umunyamakuru Scovia. Umunyamakuru siko biri? Ese nk'umusesenguzi ukimara kubona ibi bintu wewe wabibonye ute? Urakoze. Ubundi itangazamakuru cyitwa balancing. Balancing ni uguhagarara hagati n'ibyo ruhande ubogamiramo. Nanjye ndabibona. Yego. Rimwe na rimwe hari n'igihe dushobora kubikoraho, ukumva nk'umuntu arakubwiye ngo se ngo namwe mwagiye muri izo nkuru za politike. Buriya abantu bajye bicara bamenye ko niba udashaka gukora politike ukayihunga, yizagusanga. Iragusanga. Yego. Ndetse iranakwegera ahubwo cyane. Kuko kugira ngo ube umukristo, ube umuturage, uri kumva, ni uko hari icyo bita politike. Ugomba kumva n'amakuru. Yes. Itangazamakuru rero ni secteur cyangwa se ni pouvoir ya kane. Sibyo? Ni igice gihuza, uri kumva, yego, ubuyobozi n'abaturage. Sibyo? Yego. Umugabo umwe witwa Hitler yigeze kuvuga ijambo rikomeye ishaka kuyobora isi. Sibyo? Yego. Aravuga ngo kugira ngo nzashobore kuyitwara mbe nyifite mu biganza, nuko mba afite itangazamakuru, nkagira igisirikare gikomeye, yego, nkanayobora n'amafaranga. Hitler. Yes. Buriya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi mwita umupolisi w'isi. Impamvu ikomeye, sibyo? Yego. Ifaranga ryayo nubwo wenda mu buryo buharinze cyangwa se buhishe, ririya faranga ni iry'abaromani. Ry'abaromani? Yego. Niyo mpamvu ubona ryanditseho ikiromani. Ariko ifaranga uyu munsi nibura risa nkaho ryiganje mu isi ni dolari. Ni dolari. Sibyo? Uyu munsi kugeza isaha uzi ko amayero nubwo ahenda, nubwo amayero ahenda ariko adasabagira nk'idolari. Yego. Igisirikare gikomeye uyu munsi isi yose ihabuka, ifite ubutinya, igisirikare cya Amerika cyane.
gifite n'ingengo y'imari ihenze. niba igisirikare gishobora kwicara kikajya gufata perezida w'ikindi gihugu oya reba ukuntu ejo bundi igisirikari cyagiye muri Iran, sibyo? uyu munsi kigafata Hormuz, umukomando umupilote wari watakaye. nyine ndagira ngo tugende step by step. uyu munsi isi itwawe n'izo mbaraga eshatu: igisirikare, amafaranga, sibyo, n'itangazamakuru cyane. hanyuma iyo itangazamakuru rikoreshejwe nabi mu buryo runaka, mu nyungu z'ubucuruzi, mu nyungu za politike, sibyo, yego, zigira ingaruka mbi kuki? kuba audience, kuba zikurikira. hanyuma uko itangazamakuru ryagiye rikura mu mateka yaryo, uyu munsi aho rigeze 2026 ryabaye imvange. ryabaye imvange gute? umuntu arabyuka mu gitondo agafata telefone ye, yego, agahita aba umunyamakuru ako kanya, n'umuganiriza akamwita umunyamakuru cyane, bwana munyamakuru, akavuga ati uri umunyamakuru. kandi koko noze siwe yagiye kuri televiziyo yavuze, abantu bose bamubonye. ariko mu by'ukuri itangazamakuru, sibyo, yego, icyo bita media, ni journalisme. media ni ndoko ni ibitangazamakuru. yego, journalisme ni umwuga w'itangazamakuru. ni secteur cyangwa se ni profession yigwa, yego, ikaminuzwa, barabyiga, umuntu akagira lisansi yayo, akagira maîtrise yayo, yego, akagira na doctora yayo, yego, sibyo. mu itangazamakuru higamo icyo bita communication, yego, higamo icyo bita gukominika, kumenya kuvugira mu ruhame, uri kumva, donc byose barabyiga. hanyuma uyu munsi isi yacu rero, kuko umuntu abyuka mu gitondo akaba umunyamakuru, uri kumva, yego, aba audience bakavuga ngo uyu muntu ni umunyamakuru, sibyo. ariko mu by'ukuri abazi iki ku itangazamakuru icyari cyo, bakareba ko bati uyu muntu ntago ari umunyamakuru. kubera iki? itangazamakuru rigira icyo bita ethique. yego, batagiye kukubaza ikibazo kugira ngo wambwiye ngo nahereye hasi kugira ngo abantu babyumve neza. uyu munsi abantu bose mu bita abanyamakuru, abakora animation ku maradiyo, sibyo, abakora talk show, uri kumva umuntu ujya kuri radio agahamagara abaturage bakaganira, ngo ubibona ute ngo kuba umuntu ngo yakambara ikanzu ngo ari umugore, sibyo. abo bose mu bita abanyamakuru cyane. ariko bano ba reporters bakora report, uzanabitegereze n'ibitangazamakuru bafite ni bikeya, sibyo. turi kugendana. bano ba vox poppers donc bagenda bakaganiriza abaturage ni bakeya. yego, kubera iki? akagenda akamuganiriza. tekinike na etike z'itangazamakuru. yego, ubundi itangazamakuru rya etike ni nko kwigisha, kuko bigira etike. muri etike y'itangazamakuru, uri kumva, habamo nuza law, sibyo, hakabaho n'icyitwa culture. umunyamakuru akwiye kumanza kumenya icyitwa culture of your nation, yego, history of your nation, yego, sibyo. biba byiza kumanza kumenya ngo ese amateka y'igihugu cyanjye nayahe. none se ko mbona ari nabo benshi babivangavanga. Voilà, naho nashakaga kugenda ngera gake. uyu munsi rero iyo abadukurikira batarahishurirwa, uri kumva, gutandukanya umunyamakuru w'umwuga n'umunyamakuru ushaka ibirayi, cyangwa se influencer, katubite gutyo, ushaka ibirayi. noneho biraza bigafata imbaraga, babandi bitwa ba influencer bakanagira n'imbaraga, sibyo, kuruta abanyamakuru. kuko umunyamakuru yagiye gukora ikintu amanza kuvuga ati waratekereza, iyi nkuru ngiye gukora, atekerera kabiri. noneho ba influencer barahubuka kaza. oya, ni urugero, ni nk'umwigisha w'ijambo ry'Imana, uraza gutandukana n'umuhanuzi. umuhanuzi uraza guhita hanura ibyo abonye. ariko umwigisha we nibwo agiye kubihanura, araza agashyiramo logique. urabona nka kumwe Yesu yajyaga ajya kwigisha akavugira ukuntu yigisha. yego, rero zino nkuru ndazibona, sibyo. ariko ahantu ziza kubera ikibazo, uri kumva,
ziragera muri baba influence sibyo zabageramo zigatangira kumera nk'icyo nakwita ibirayi byatangiye kugira ikibazo kubora. Yego sibyo muri uko kubora urumva iyo birekeye mu bindi nabyo amazi yabyo agenda atonyangira akagira gute bikangirika. Turi kugendana ndakumva. Nk'uyu munsi kafate nk'urugero rwa hafi uyu munsi twebwe igihugu cyacu cy'u Rwanda gifite ikitwa imirongo ntarengwa. Turi kugendana ndakumva. Niba umunyamakuru abizi ko mu gutangaza amakuru ye akwiye kugira umurongo ntarengwa sibyo akaza kuwurenga aba yasafitemo inyungu ahavara nicyo nanjye ndi kuvuga uraza gusiporuta rero hantu bavuga ati uyu ni umurongo ntarengwa uraza guhura n'ingaruka izo nyungu zawe urazibaransinga urebe inyungu yawe ni iyihe sibyo igihombo cyawe ni ikihe. ahubwo umuntu yakitano ashobora kureba akavuga ati se niki ngewe nabitandukanya gute ko uyu muntu afitemo inyungu cyangwa ajya kuvuga ari bizima. Ariko byanze bikunze nk'izi social medias inyungu ya mbere ni monetization. Turi kugendana ariko se monetization yawe yo kurya turi kugendana kuba ugiye gukora ikiganiro ukarya sibyo udatekereza ingaruka bizasiga muri societe byo bikumariye iki. Ako se ubundi nkubaze Roba byari ngombwa ko nubwo social media zabaho umuntu arenga ubuzima bwa Robert akinjira mu akija mu buzima bw'umugore wawe akinjira mu buzima bw'abana bawe akija mu buzima bwa mama wawe utanariho utanamuzi. Yes na urumva ni ikibazo kiba kiri wowe niba Pastor Shimie asobanukiye ibyo ku muhanda sibyo akaba bizi anabibamo ariko niba ari ubuse muri guterana pe biremewe ko abantu bashobora guterana cyangwa se bagashwana ariko urajya gufata umudamu umugabo umwana udanahahira muri izo firidi zanyu rwose nanabamo ukajya kumwesera muri gahunda zanyu ngo bigende gute ngo bitange iki. rero uko bigenda biza ni hamwe umwe avuga ati ubwo ukojeje aha nanjye ndakoza ahangaha noneho dufite n'abandi bantu zabunyweye turi kugendana nivuga ngo kubunywa donc nta kibereyemo babita abaspectateur komerezaho muhe mena umuceri ugasanga abantu hagiye kujyamo ikintu cyitwa ubufana ariko budafite aho bushingiye cyangwa se ugasanga rimwe na rimwe budafite icyerekezo. Byerekeza ko iyi social media ahari yakabaye itanga umurongo. Uyu munsi abantu ubwo ngiye icyo nshaka kuvuga ni iki naba influencer bagenzi banjye kuko natwe niho tuba mbere yuko ujya gukora ibyo ukora byose tureke wenda nubwo hari uri hafi y'ubuyobozi navuze ngo n'urugero sibyo wenda buraza kubasha kumushyikira hari nk'aba Bosco Empire yavuze ati kambahungi gendagiye urumva biragoye ko bamufata araza kuvuga ibyo ashaka sigaraza kuvuga ibyo ashaka ariko se twebwe bakonsumateri sibyo bakonsumateri uri kumva yego twe bwacu nidukwiye kuza ku mbuga nkoranyambaga tugakora synthèse mbere yuko tuvuka tukamanza tukabitekerezaho. Nabonye twita yari korongereje nicyo nagiye kukubaza sibyo witwa Scoville yari korongeje kubera iki kuko yayanditse sibyo ese ubundi katurebe Scoville niyantumye ariko natanga proof jiste nanjye byo ndi kukubwira hatanga proof ngo avuge ngo ninjye wabyanditse yanjye cyangwa se account bayihakinze yego kuki abantu bakomeza kuvuga ko ari iye kuko wewe yanicecekeye umvisha ya ethique nahoze nkubwira icyo bita balancing iyaza ko rero inkuru ugiye gupibiliya iyaza ko barundi rero yakabaye nawe yasohotse akabata ariko mwabyanamwe yego ibyo mwabikuye he akajya kwisobanura sibyo icyo bita balancing no kumanza kumenya ngo nyirubwite ku nkuru ayivuga hiki yego uri kumva niba namuhamagaye ngo banamuretse iyi Twitter ni yawe kuko uyu munsi hari n'abayobozi kamfate nk'urugero rwa hafi buri abayobozi ashobora kwicara akavuga ati ngo mu nyungu ze kugira ngo wenda n'urugero babone ko ari active uzitegereze umuyobozi ashobora guhamagara abanyamakuru aho kugira ngo ahamagara abanyamakuru agahamagara influencer kuko batazi ethique y'itangazamakuru yego umuntu wenda n'urugero ni umuyobozi w'urwego runaka ikigo runaka
mu rwego rwo kugira ngo yereke abayobozi be bamushyizeho ko akora neza, agahamagara aba influencer akabakoresha amakosa. Turi kugendana. Ni urugero, itegeko rivuga ko umuntu utarahamwa n'inzego zibishinzwe z'ubutabera, sibyo icyaha, icyo gihe aba kiri umwere, noneho wowe ukaza ukamushinja agahita arangira ako kanya, sibyo? Itangazamakuru ikintu rishinzwe rigomba gusigira wa munyamakuru wa muntu akadirishya agomba kunyuramo, akadirishya akavuga ngo umunsi azaba umwere, agomba kunyuramo. Yes, kuko ejo ushobora kuba ati uyu ni umugome, byagenze gutya na gutya, ibi byaha yakoze, ejo ubutabera bukavuga ati ariko twakoze iperereza n'ubushakashatsi dusanga uyu muntu ibi byaha atari wabikoze, ahubwo ni uko kamera zacu zafashe undi muntu usa nawe. Yego, sibyo? Turi kugendana. Ubwo nkoze iki kiganiro kugira ngo abantu batwumve, cyane cyane abantu baba influencer, mbere y'uko wandika, mbere y'uko uvuga, ujye umanza wuze uvuga ati ibi bintu ngiye kwandika bifitiye nyungu ki sosiyete, cyangwa se abagiye kubyumva birabamarira iki, ese abantu bari bunyumveho barabifata, wenda abafilosofe bagenzi banjye yego bo barabifata gute? Kuko uyu munsi dufite abantu, uri kumva, hari ikintu kigeze kuba mu itangazamakuru rimwe ryo muri Kenya, n'abareberera itangazamakuru hano mu gihugu bavuga bakwiye kubicunga kuko bishobora guteza ikibazo. Buriya muri Kenya urabona ko abantu biga ari benshi, noneho uburyo bwo kubona akazi muri reality bikagorana. Muri Kenya bafite umubare munini w'abantu bize kandi amashuri ahambaye, aba masters n'abadocteri n'abaprofeseri, sibyo, n'abalisansiye. Ndetse mu hano mu Rwanda tumaze kugira abalisansiye benshi, buri munsi buri mwaka graduation ziraba. Noneho abantu mu rwego rwo gushaka akazi, uri kumva, abantu bize nk'inuza nk'ibijyanye n'amategeko na law, baricaraga ku buryo yicara akirwa azenguruka mu binyamakuru ashakishamo amakosa yakozwe n'ibitangazamakuru, uri kumva, kugira ngo bavuga ati wenda n'urugero niba igitangazamakuru cyanditse kuri Pasteur Shimimana Jean Marie Vianney kikamwandikaho ati byagenze gutya na gutya, mu gitondo umuntu w'amategeko aba ariko iki kintu yabakwanditseho kigize icyaha, ese tugiye mu butabera tukarega, uri kumva, ngiye nimufasha tukarega iki gitangazamakuru, iyi media house ikakwishyura, uzama ngahe, agahita guhamagara kuri telefone. N'uyu munsi aba influencer bacu bo mu Rwanda bananiwe gukora ibintu byatuma habaho development mu buryo ubwo aribwo bunaka. Kuko uyu munsi Pastor, reka tuganire, sibyo? Yego, dukwiye kwiga amateka y'igihugu cyacu tukayamenya kugira ngo dufashe kumenya ejo hazaza. Ntabwo 2026, sibyo, igihugu cyacu gikeneye, uri kumva, abantu bongera gufata abantu bakabasubiza mu bintu by'ingengabitekerezo n'iby'amoko, sibyo? Icyo dukeneye ni ngo ibyo byararangiye, nibitubera isomo y'uko dukeneye kubakana, uri kumva. Yego, njya ngunda gukora ubukangurambaga nkavuga ati niba hari aho kugira ngo tube mu buzima bw'abantu bajya muri fanatisme yo kubakinga mu bintu by'amoko, abantu bige gukora inkuru. Niba hari umwana wakoze ikintu kidasanzwe ariwe ba promoting, kujya abanyamakuru batakwiga kubikora, ntago babitaho. Reka tujye tuvugisha ukuri, n'izi nkuru zose ubona abitwa ibigarasha bubakiraho sometimes bazavuye ku banyamakuru binaha i Kigali, wari ubizi nabyo? Yes, none se zitatangajwe bazikurahe? Ntaho bazi ko bazikotinga bazikuye kuzatangajwe. Dukwiye rero gukora iki cyo bita development journalism ni iki, uri kumva, dukwiye gukora inkuru, sibyo, yaba ba influencer bakigishwa bagakora inkuru ziri development, sibyo, yaba abanyamakuru b'umwuga nabo bakabera urugero baba influencer bakangurira. None se Roba, kusanga ari abanyamakuru b'umwuga ari n'aba influencer bose utapfa kubatandukanya, naho ikibazo kiri nyine, ntabwo wapfa kubatandukanya, naho ikibazo kiri. Mbere bajya kuri hariya bagatongana ku mateleviziyo akomeye. Arega nakubwiye ngo hari nabo twitiranya ngo ni abanyamakuru b'umwuga atari abanyamakuru, bitewe n'iki na media house zishobora kubona abitwa aba influencer, yavuga ati uyu muntu arakunzwe, reka muzane mushyire kuri radio. Mwebwe none mwakumva kuko akora kuri radio cyangwa kuri televiziyo ukagira ngo ni umunyamakuru kandi habe nabyo yize, usibye no kubyiga nta na profession abifite. Nyine hari umuntu uza, reka afate nk'urugero rwa hafi, urabona
ariko bigira ingaruka mbi byanze bikunze. Yego. urabona nkino hari igitangazamakuru singiye kukimeshoninga ko Oya. ariko aba influencer benshi bacyo bagikoragaho uyu munsi barafunze turi kugendana gufungwa no kubera iki nuko icyo gitangazamakuru cyarababonye bari kuri YouTube no kuri TikTok kirabahamagara ngo nibaze bafatanye nacyo kumbi nta professionalism bagize gute bafite yaba bashinga YouTube sibyo aba investeri baza gushinga ama channel kugira ngo bagire niba akazi nibura abantu bari pro wa mu pro nakora mistake y'akazi abiryozwe ni waba influencer ukaba pro birashoboka kuko niba ugiye mu mwuga kugira ngo utawukoramo amakosa no kuwuhahiramo ukwiye kugira gute ukwiye kumanza naga ari ngombwa reka kujya kwiga mu ishuri ukwiye no kwidokimanta sibyo hasi umunyamakuru yitwara ati uyu munsi si yaroroshye urabaza ama Gemini ukabaza za ChatGPT ikakubwira hari amasomo menshi ese umunyamakuru yitwara ati ese amahame yitangazamakuru nayahe niba ari byo ugiye gukora sibyo yego abantu bakajijuka noneho hakabaho n'ibindi bigo bikwiye kuba byahugura uri kumva aba ba influencer kagati nyamara mu by'ukuri sibyo mu by'ukuri kugira ngo umuntu abe umutangazamakuru turabizi ko utabyiza ariko uri gushaka umugati sibyo yego dore base etike zitangazamakuru ni izihe ntukwiye kuzana bias muri society Robert sibyo bias ni ibinyoma uri kumva ni ibinyoma ntukwiye kuzana amajagoni uri kumva muri society none se umuntu ashobora kwicara akavuga ati Pastor Shimiye ni urugero kwa gatandatu namubonye Remera atanafite n'ibihamye none se Roba ntiwashobora kuvuga ukuri sibyo wenda ari ukuri ukavuga ukuri ariko nyuma wenda ukavuga kwaguhitana ukuri se kurahitana wenda mvuze Robert yego ariko Robert andusha imbaraga Robert andusha imbaraga buriya rero niyo mpamvu nakubwiye ngo umwinfluencer n'umutangazamakuru baba batandukanye hari uyu uri kuganira ku muntu kurusha imbaraga ntago umuganira tuduru sibyo umuganira mu buryo buri none ushobora kuvuga Pastor Shimiye ashobora kwandusha imbaraga ariko ngewe bikaba bitangwa ko ntangaza inkuru kandi singira ikibazo yego na technique yayo yo kuyiintroduce kafate nk'urugero ushobora gukora igikorwa uri kumva aho kugira ngo nze mvuga ngo Pastor Shimiye mubona wenda n'urugero yantwariye isambu yego nkatanya avuga ati mu gihe leta y'u Rwanda ikomeje gushishikariza abantu sibyo bambura abandi bitwaje icyo bari cyo bamenye ko batari hejuru y'amategeko yego sibyo yego n'urugero rumwe nabyumvise none se yango Pastor Shimiye iyo nkuru nagaraza kuyumva arayumva none se uraza kuniga Robert ngo yavuze ngo namutwariye isambu kandi ntabyo yavuze ashwe publication y'inkuru na edit niyo mpamvu ibitangazamakuru bigira ikitwa chief editor chief editor ni umuntu ushinzwe kweditinga kumenya inkuru iratambuka ku gitangazamakuru cyawe ese wowe urabyutse mu gitondo uri kuvuga urwanga rwakurenze ni ibintu uri kuvuga nunatekereza ko iyo publication ugiye gushyira out arema abana batarakura mu mutwe uri kumva kuko izi social media zo audience yazo ntabwo mujya kumenya ngo zijya muri bandi zirahera abandi ariko nawe ubwo niba ugiye kupublishinga inkuru manzi umenye ngo se abantu ngiye kuyiha sibyo ni bandi donc bimaze iki birungura iki society yanyu sibyo abantu bakwiye gukora iki abantu bakwiye kumanza mbere yuko bashakira igifu inda bakamanza gutekereza ku bumuntu mbere yuko bashakira igifu bamanze batekereze ku bumuntu yes ni byiza gushakira igifu ariko si cyo gifu uri kugaburira nta bumuntu cyo kikumariye none se iyo ureba wowe yego ubona ukurikije ibiri kubera kuri social media hano ubumuntu bugihari ntago twavuga ngo ntibugihari kuko hari abakibufite yego nanjye turi kuganira uyu munsi ndacyavuga mugira ubumuntu nawe uri kunganiza mugira ubumuntu sibyo turi kugendana yego ariko naba bari gushakira igifu mumanze mutekereze sibyo rega narakubwiye ngo uyu munsi Pastor Shimiye Pastor ntabwo tuzahora dukorana ibiganiro hari igihe kizagera mu cyo nabanira akaba aribo baza kwicara kuri kamera cyane
none naza kwicara akajya bati do iki cyana cya Pastor Shimiye tako nawe gitaniye na se. Can you imagine? Nuwe donc murage wa musigi ntawe umuntu akwiye gusiga umurage mwiza. Yes, niba uri guhahira ushaka ibiryo by'abana cyangwa se n'abazagukomokaho bishaka ariko unajye kubaka n'umwuka n'ubugingo, niko duhora tubwiriza. Ubwo ngarutse mu bwivuga butumwa, ubwo niho tugiye aho ngaho n'ubundi. Donc tekereza vuga ati ariko uyu munsi ndifuza u Rwanda rwiza, u Rwanda nifuza ni u Rwanda rumeze gute. uvuga ikiganiro nk'icyo. Yes, ndifuza u Rwanda rumeze gute, ndifuza abagore ko baba bameze gute muri uru Rwanda, abagabo baba bameze bate, abana baba bameze ibyo rero bikaba kuri buri wese kuyoborwa n'uyobora. Niba uri umuturage urifuza u Rwanda rumeze gute, niba uri umuyobozi urifuza u Rwanda rumeze gute. Urwo runana nirwo abantu dukeneye, ko abantu bafatanya urunana. none abatukana iyo ujya kuri kamera ugatukana, mu yandi magambo ni u Rwanda wifuza n'urumeze gute. wifuza u Rwanda rutukana, none ko ari byo uri gutanga, ko umuntu atanga icyo afite. wifuza u Rwanda rutukana. Yes, niba ushobora kuza ku mbuga nkoranyambaga ukaza wuzuye ingengabitekerezo n'amoko, nibyo ushaka, nibyo uri kuraga, wowe uri kuwacinga, nawe uri gukosoma, nibyo wifuza. Abantu dukwiriye kugira gutera intambwe yo kubana mu bwuzuzanye n'ubworoherane n'ubwumvikane. Yes, aha aba bana umukuru akubaha umuto, umuto akubaha umukuru. ubu aba bana turi kubaroga, none njyewe birantangaza impamvu tukoze iki kiganiro. nuko usanga umuntu ufite ubwanwa, umuntu urimo kugenda azana imvi, umuntu ubona ko ari umuntu ukuze, oya amabere atagiteretse yaguye ubwo ku mugore. ugasanga uwo kugira ngo aze kuri kamera avuga ibintu bizima, ari guhera ku ruhande atukana, agatuka no ku myanya ya ba mama wabo w'abantu. hakorwa ikirobati nagisubiyemo mbere yuko duhahira ibifu byacu, maze tugire ubumuntu. abantu mukizwa mwakira Yesu Kristo. Oya tureke igihe tukora ikiganiro nk'iki ntago bose ariko bemera Yesu nk'uko bivuga. hari abemera hari abemera Ryangombe, ndi kuvuga muri rusange ahangaha nk'abanyarwanda. reka tube ndi umunyarwanda. Yes, ndi umunyarwanda ntihagije. yes, ndi umunyarwanda, ari kirazira tugira. yego, kandi buri kagari buri mudugudu zanditsemo kirazira ziranditse. ese nazo musoma, none ni mugende mujye kuri buri mudugudu wanyu. yego, niba zitananditseho mubwire mudugudu azandike, mudugudu bongeye bazandike bushyashya. yego, siko biri. nekeza kuri buri mudugudu handitse kirazira. yego, kirazira gutukana mu ruhame, kirazira kwenderanya, kirazira kurwana, kirazira gusambanya abana, kirazira n'umuco wacu bwawe ufite kirazira. umuco ufite kirazira. kirazira kugenda wambaye mukondo wawe. Yes, kirazira kugenda wambaye ubusa. yego, kirazira kwihindura umugabo uri umugore. yego, izo ni za kirazira. sibyo tubatumye mu mudugudu. yego, kirazira gutongana ugatukana uri umuntu w'umugabo. yes, tubatumye gusoma kirazira. niba zitananditse izo ni kirazira, hari n'indangagaciro. noneho umunyarwanda agomba kwiyubaha. umunyarwanda akwiye kuba ameze ati, afite isuku, avuga ati, hari ukuntu umunyarwanda akwiye kuba avuga. yes, ibyo bintu hari ukuntu umunyarwanda akwiye kuba yitwara. umunyarwanda akwiye kuba akunda igihugu. niwakunda igihugu utukana. yes, niwakunda igihugu ukiri mu macakubiri urwana. niwakunda igihugu ukirwanya cyangwa ugisinda uri umugambanyi. niwakunda igihugu uri umugambanyi. nuko nicyo rwose ibyo ngibyo naho ibyo kuvuga abakize. arega ngereka nkubwire pastor, sibyo ubu tuba dusatanze umusanzu, ntabwo tuzakuraho ko abantu abanyabyaha biriyo bangu bazakomeza kwiyongera cyane, sibyo. ariko niba uri n'umunyabyaha uza basi
wongere wuze nibura urebe ibyo utekereza, cyangwa se iyo uryamye umuvugizi wa RIB ugeze kuvuga ngo iyo uryamye ugataha uvuye mu kazi kawe ko gutukana, ese ubundi utekereza ngo iki nyuma uruza ngo iki urefreshinze mu gitondo byuze. Ese ubundi umuntu arota iki buriya ntarota ibitutsi buriya aryamye akarota kadusoze. Bo Imana iguha umugisha. Icya mbere tukubwire ngo waba usenga Ryangombe, waba usenga Allah, waba usenga Imana ishobora byose, waba usenga Nyabingi, I don't know, buri muntu yubahe mugenzi, buri muntu wubahe mugenzi wawe. Kabiri, ubaha igihugu cyawe, ubaha idarapo ry'igihugu, ubaha abayobozi b'igihugu. Ibisigaye burya Bibiliya, nkunda Bibiliya. Bibiliya Dawidi umunsi umwe ngo bari bamubwiye ngo uriya mwami ngo nureba ibintu agukoreye nuko agututse, ngo namba ngo ngiyewe Dawidi sinahangara gutuka no kupfa gutunga urutoki umuntu w'imitswe n'Imana, umuntu uri amavuta y'Imana. Reka twubaha abayobozi, numara kubaha abayobozi ibisigaye Imana izabana nawe. Imana igumugisha Robert, reka tuvuge ngo naho utaha.